nibyo kuko u Rwanda rwatera imbere ijoro n'amanywa kandi politiki y'igihugu cyacu nuko nawe ugomba gusigara inyuma. Ni ngombwa kandi kubibuka gutekereza ko gufasha abandi bidufasha natwe kwiyubaka birushijeho. Iyo myumvire hari abayumvise vuba biyemeza gufasha abandi. Havutse uruhumbirajana rw'imiryango, buri umwe wese yiyemeza kugira icyo ufasha. Icyari ingenzi cyane cyari cyo kwinjiza umugore mu iterambere ndetse no kurigiramo uruhare. Vuba aha imyaka 30 irashize, umwari n'umutegarugori agira uruhare mu iri terambere tubona uyu munsi. Run Work Develop yahereye aho ku murongo mwiza igihugu cyacu cyahisemo, yiyemeza gutanga umusanzu wayo mu kurwanya inda zitateganyijwe, kurwanya amakimbirane no mu miryango, kurwanya imyumvire y'uko hari icyo umuhungu yakora umukobwa atabasha. Aha hanashibutse ikipe ya Bike for Future Cycling Team, ikipe y'abana b'abakobwa banyonga igare kakahava bakesa imihigo mu bahizi. Ubu mu imbere niba hatangwa ucungunebwe mu rubyiruko, kuremera amahirwe urubyiruko binyuze mu kwiga imyuga, gahunda zo gukemura no kuganirizwamo ibibazo byugarije urubyiruko cyane cyane abana b'abangavu. Bidatinze urubohokero ruba rwahageze, masenye mbafata sinahatanzwe na mukuru w'abakobwa ati ndi hafi aho. Kongera kuremerwa icyizere cy'ejo hazaza no kurema ejo hazaza binyuze mu cyo ukora uyu munsi. Hari byinshi byo kwishimira kuri uyu munsi, hari na byinshi byo kwesaba igihari. Run Work Develop hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, imihigo irakomeje. We RWD, we for her.